Mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro ya Kristo gukomeza kubana namwe. Muri aka kanya tukaba tugiye kuganira bimwe mu bigize umuryango wa Groupe Karumeli. Twagerageje kuganira namwe mu bakozi b'Imana bagiye batandukanye bagize Groupe Karumeli. Groupe Karumeli rero ni umuryango ugizwe n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye, ngo ni umuryango watangijwe n'abakozi b'Imana 12 ari abasore baturutse mu matorero agiye atandukanye. Ni umuryango watangiye mu mwaka w'ibihumbi 2010. ubwo rero bagiraga iryo hishurirwa ry'uburyo bajya basurana, guhura bagasenga, atari uko bahuriye mu itorero rimwe runaka, ahubwo bayobowe n'Imana ko nabo ubwabo babasha kugira n'ibindi bikorwa by'urukundo bakora. Rero Groupe Karumeli bagiye barangwa n'ibikorwa byo kugenda basura kwa muganga, basura mu magereza, basura ibitaro. Rero ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2017 niho bari baguye ingendo zabo ndende cyane, ubwo ubundi bari bakunze kujya bakunda gusura ibitaro bigiye bibegeranye cyangwa bakagenda bigabanijemo amatsinda. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo Groupe Karumeli imaze imyaka 7 itangiye, nibwo bahagurutse berekeza mu karere ka Gakenke ari ibitaro bya Nemba. Ubwo rero bajyaga kuri ibyo bitaro hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 2017. Bagiye bari kumwe na Papa Tuyisenge, Papa Inyasi, Evangeliste Elize, Joseph, François ndetse na Gasana. Bagiye ari timu y'abantu bagera kuri 6. Bene data, gukorera Imana ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane, nta nubwo bisaba amazina aremereye cyane. Ubwo rero iyi groupe bahagurukaga ari 6, urumva ni hafi kimwe cya kabiri. Abandi bose barenga bari babashije gusigara, ariko bagenda bahagarariye abandi. Bari biyemeje ko ibi bitaro bya Nemba bagomba gusura abantu bagize muri 50, ariko mwene data ntabwo babashije kuba abo bantu 50, ahubwo ngo baje kwisanga abo bantu barenze, babaye hafi ku bantu barenga 100. Rero kuri uwo munsi uko byagenze, urwo rugendo rwari ku cyumweru, bagombaga guhaguruka, biyemeje ko bahaguruka saa 8, ariko mu by'ukuri Satani arwanya ibintu by'Imana, arwanya ubwitange bwo gukorera Imana. Usanga harimo kirogo uko byagenda kose. Rero ubwo bamaraga kugura ibigize amasukari, ibigize amata, ibigize amasabune, ibigize imiceri byo gushyira abarwayi, ariko ntabwo Satani ajya yishimira iyi mirimo myiza yo muri Yesu Kristo. Ubwo rero bahagurutse bagiye kugenda, bari biyemeje ko uwo munsi batatwara imodoka cyangwa batege mu magare, ahubwo bagerageza gushaka amamoto bakaba aribo babasha kugendaho. Ariko ikintu gitangaje cyane, kugira ngo mwumvishe uburyo Satani ari umwanzi w'ibyiza, umunsi wo kugenda, iyo saha yo guhaguruka igeze, umukozi w'Imana Joseph yabashije gushaka aho moto yari yayibitse, abura urufunguzo, abura uwo muntu wari wamubikiye urufunguzo rw'iyo moto. Yamuhamagara ntamwitabe, yarungurukira mu idirishya h'iyo moto iparitse agasanga uwo muntu ayiryamye ku ruhande. Umuntu yari aryamye ameze nk'uwapfuye, ku buryo ngo abo bantu barakomanga cyane, barakomanga, ariko uwo muntu akanga gukanguka. Ariko abakozi b'Imana bavuga ngo uko byagenda kose urugendo rugomba gukorwa, urugendo rugomba gukomeza, nta kigomba kurogoya umugambi w'Imana. Urumva abo barwayi, abo bakozi b'Imana baba batekereje ko bagomba kugeraho mu bitaro bya Nemba, bahamagaye abashinzwe sosiyale na masera yuko baraza gusura abarwayi, bariteguye. Ariko yumvira Satani ukuntu abidobeje, ariko bagomeje hamwe no gusenga. Kubw'amahirwe wa muntu wari usinzira impande ya moto aza gukanguka, kandi iyo moto niyo agomba kugenda ipakiye iyo ngemu igomba kugemurira abo bakozi b'Imana. Rero urwo rugendo rwaratangiye, barahaguruka baragenda. Gusa ikintu gitangaje cyane ni uko bagezeho basanze abantu bari bakwiye guha ingemu batagomba kurenga byibuze 50, buri muntu agafata ibigiye bigaragara, ariko byarangiye hasuwe abarwayi barenga 100. Rero kuri uwo munsi rwose ngo urugendo rwagenze neza, nabo ngo barashima Imana cyane muri Groupe Karumeli yuko uwo mwaka wa 2017 wagenze neza cyane, nubwo kubw'amahirwe make
uwo bita Joseph yabashije kubavamo, nkajya mu Mozambique. François nawe hari ahandi yoherejwe gukorwa mu bindi bihugu ntabwo akibasha kuboneka, n'undi bita Gasana. rero muri gurupe hakaba hasigayemo abo ngabo bagera kuri batatu, Papa Tuyisenge na Ignace na Elisa. Ariko ngo urwo rugendo rwagenze neza cyane kandi bakaba bashima Imana cyane, nubwo mu bigeragezo n'ibibazo, mu nzira imvura yabanyagiye, ibibazo byinshi cyane mu muhanda, ariko urwo rugendo ruranga rugenda neza, rero barashima Imana cyane. Mwene data, ntabwo gukorera Imana bisaba ibintu byinshi cyane, n'akantu gato cyane, gato karahagije. Hari wazategereza kubona amakamyo, wazategereza kubona ibintu bifatika binini cyane, ariko gatoya cyane karahagije. Kwitanga guto cyane kuba guhagije, nubwo kaba gatije k'isabune, kuko aho hantu byaradutangaje cyane. ubwo twari tuhari muri ibyo bitaro, twari dufite byinshi cyane birenze amakarito n'amakarito y'amasabune, amasukari menshi n'imiceri, ariko twabonye abana b'abanyeshuri bazana uduce twitije, ka gatije k'isabune kagura 100 bagiye bakagabanamo agatije kamwe kamwe. Numvishije nanjye binkozeho cyane, kugeza ubwo twafashe kuri bimwe twari dufite, tuvuga kubw'uyu mutima mufite namwe mufate musure, kandi Imana izabaha umugisha. Rero mwene data, ndagukangurira gufashanya, kwitanga. Ejo ni njyewe, ejo ni weho, ntawamenya. ariko ngo ijambo riratubwira muri Zaburi 103:3 Uwiteka niwe udukiza indwara, yarangiza akatubabarira ibyaha byacu. Rero Bibiliya itwereka ko byanze bikunze habaho indwara. Rero igihe izo ndwara Imana itazikirije ku gihe, igihe habayeho umuntu kumara iminsi ingana gutyo mu bitaro, twajya tubageraho nk'abavandimwe, kandi Imana izabiduhera umugisha. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha cyane.